wibabara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo. Nyakaribu murakoze. bwa mbere mama Ivani ntabwo ari ubwa mbere wenda umbonye ariko ninjiye muri uru rugo umutima wanjye urugarutse ze kongera nakugize nese kandi ntacyo nakugize tuba hano nyine umbwiye nabi nagize ngo nibyo byari bikugaruye rwose twaricaye tuganira n'umuryango tugora umutima wacu turavuga ngo tugomba urugendo rero ntabwo ruba rworoshye uragira ngo urugendo rw'indege rujya runesa ruranesa mbese sinzi kuruka ihangane ngeze mu rugo ndabona hari n'abashyitsi asante murabo neza hano hari n'abashyitsi ni karibu ni karibu murakoze mububwe neza hano muri sanga sibyo hakurya iriya segeteri hakurya iyo dutuye nyine bavuga ngo feel at home ushize mubwira ko hari umumama waje kunyiyama ngo kubera umuhungu wanjye imbagarutse kongera kunyiyama nimba simbizi ntabwo ari byo abiruka hano mama ntabwo yoroshye siyo nakubwiye se ndabyibuka yaraje aragutombokera baragutuka karahabwa icyo agira amahane wambwiye ukuntu yaragiye kuhugura ariko rero ntabwo ngira amahane ahubwo namwe iyo waba ari mwebwe namwe mwari kugira byagenze bite se ko nabonye uje mbese ubwo wowe ari nkaho ubona umuntu yurira urugo atangira umwana mu muhanda ntibyakubabaza yurira urugo ujya kubwiherera ngira ntabwo ushaka kubwiherera ese ubundi wowe ko mbona n'amahereni w'umuhanzi amahereni gaza tatuwaje kabanje ari kuri toilette chere papa arashaka kujya ku mwana w'umuhungu wankubise akangira gutya subira hariya wicara ngo hako se mwamuretse akajya kuri tuwarete uretse ibyo ni ukubuza umuntu uburenganzira mwese urashaka kongera kugutuka kuki baza usubiremo neza namwe ngo nuko turi mu rugo rwo uriya muhungu niwe wamfasha ntabwo nabishakaga oya sheri kwibeshya mu gukutira umwana yewe wankorera ko umwana agiye nkakwemerera ntasoni kucya urugo ni mu rugo rwanyu wankorera ko umwana agiye nkabyemera wowe ntabwo nabishaka urabona ukuntu yaciye umwana ni nkundi umwana wanyu umwana ni nkundi urabyumva umva ubwira umugore cyangwa kumupfura icyana cyabo bakireze mayime babyeyi wasohoka mbira mu rugo simbira mu Rwanda kandi rero ntabwo woroshye yigabizaga
hejuru watuje madame kandi navuze nitangira kugira n'amahane ko n'ushize nakubonye hano wamuteye muri ni wanjye yewe iyo umuntu ashatse kunzanaho amazi akubwira kubwira zigakamwa yazitahanye kuko ufite amahane bizasubira ntabwo nabishakaga ni ukuri nakugize nk'uko wangira ufite gahunda yo kunyicira umwana washaka kunyicira umwana ngo inyama zuzuje byari kugenda gute basi njye nyumva uretse gusa madame nakuzi ihangane oya ntacyo ndicara umwana yishora reka nicare urabona ukuntu wangiriye umwana mama wanjye ucisha urabona ukuntu wangiriye umwana madame mama reka nkubwize ukuri wari ufite gahunda yo kumwica sibyo ntabwo nzi sibyo nubwo maze imyaka myinshi burayi ntabwo bivuga ko ugiye ntari ntakuriye mu muhanda hano ngiye bagita kivumvura iture urumva ngewe gatoya nakuriye mu muhanda kugira ngo ngere kure aho ngeze byaravuye cyane rero nawe n'abamarine nawe n'abaki nshobora gukora ibitangaza ahangaha ku buryo uno mwana namucopinga chop reka rero kubwira ubundi ubyamaze ngewe nundesha umutwe nanjye nagutewe samuhani nsabye imbabazi nanjye rwose mfukamye oya haguruka haguruka none se simwe mumfukamishije cyokora urugo rwanyu wagira ngo mwese mutunzwe n'amavuta rero ntabwo nabishakaga wowe nakubwiye ko uzazanira mama ikintu uzazanira mama ntureba ibyo binezeza bishyira erega nuko wenda twavuye mu cyacu ko yamukubise ariko mubanze mucukumbure byose ibyo umwana wanyu yakoraga nabyo nibyo byatumye iyungu yaraje kwiza wambabaye ntabwo bizongera umuhungu wanjye ni gute uzi ukuntu umuhungu wanjye mukunda mbafite ari babiri umuhungu wanjye ndamukunda niba mukunda kurenza ibindi byose biba kuri Musemana ibaze ari nkawe nuko mbonye nyine umubyeyi babajwe nuko ntabwo nifuza kumpfukamira haguruka sinkubeshye ese ko ndebo uhaguruka wirakaye ntabwo byagomba koroha umuhungu wanjye dore ukuntu wamwangiriza isura umutoza imbere we kirabona yewe ukina box jya gukina na ba Desanya na ba Joshua box ntabwo umwana wanjye ari puncher box sibyo ntabwo ari cya kintu bakubita bigiraho gukubita ingumi no umva nanze kujya muri RIB kugira ngo njyewe nishakire ubutabera ku giti cyawe narakoze uzi ibyo nagomba gukora ntabwo nabikoze ahubwo mfite ibyo ngomba gukora wowe w'amahereni sha wowe ugize inyoko sha nagomba gukora ibya mfura mbi niba uri n'umuhanzi jya guhangira hakurya niba uri n'umuhanzi jya guhangira hirya ntagagire ku mwana wanjye adunda nk'udunda ingoma umva jya guhangana na ba Joshua ba Rider cyangwa se ba Tyson murumva madame ubundi ni iki kibazanye mu magambo make ndaje kugira ngo bakudihagurira umwana yaretse mama akavuga ibyari gituzanye twari tuzanywe no guca bugufi tugasaba imbabazi ku byabaye ariko mukwirengagiza ibyo umwana wacu yakoze ariko natwe tukirengagiza ibyo iwanyu yakoze iki iwacu yagukoreye iki ariko aza kurira igipangu ariko uracyavumbura batuma ndakaranga nkata nkuvunagura urumva njyewe nagucamo ibicece njyewe nakubwiye njyewe navukiye nakuriye mu muhanda nubwo ubona ko ngeze kuri ibi ngibi ngezeho nakurangiza ni mubi cyane nitwa kivumvuri ture murabyumva ntabwo ari byo biragaragara
nakwangiza gabanya funga umunwa ukariyemo reka mama wawe uvuga nuko mpaye ngo umwaka umurusyo mukome n'ingasire twaye nubwo twicishe bugufi ariko n'umwana wanyu nawe hari amakosa yagize ariko muje gusaba imbabazi cyangwa muje mu rukiko ubundi umuntu aje gusaba imbabazi yirengagiza ibyabaye byose akavuga ibye cyangwa se ibyo yumva bimubangamiye none wowe uraza ukavuga wagize ugashaka no kutugekaho ibyaha ariko se madamu koko nyamara nk'umukristo ni ukuri ndasaba imbabazi bivanye maze ubundi papa w'abana arahari wenda ntabwo ibyo ngibyo yareka musobanurire none se uramushaka ikigaragara wowe ushobora kuba warahukanye uri inshenge wowe niko biri ngira ku oya brise icara hano senyine ngiye mu modoka icara hano bakubwira bakomeza muri abantu bari niba mwaje gusaba imbabazi mwaje gusaba niba mutabishaka mugende none nanjye nkomeze imigambi yanjye njyewe nanjye mfite imigambi yanjye niyo mpamvu nari nacecetse kugira ngo imigambi yanjye nzayikore nikomeze neza nikore nk'uko igomba kuba njye ndi tayari kwihorera urumva ndi tayari kwihorera mama wamaye nagira ngo amavunane y'indege nari maze iminsi ugiye kuyaruhurira ku mwana nagira ngo mbanza nduhuke neza ubundi nkore ibyo ngomba gukora yewe rero ko mbyumva nuva mwakwigendera mukazaza mwiteguye reka birangije nyine mwigendere muzagaruke nyine mufite gahunda mwize disipurine urugo ntabwo tujya dukunda ibintu by'indurugu niba muje gusaba imbabazi no gusaba imbabazi ntabwo muje gutanga ibindi birego no kutugerekaho ibyaha umwana wanjye imfura yanjye Ivan bucura bwanjye ndamukunda dore ukuntu mwari mwongera umwana ngereka mbabwire icyo cyatuzanye hano wenda namupfira na mama mumwihanganira cyane nakwemera nkapfa kubera uretse gato madamu njyewe navuye muri Australia nza ahangaha kubera kumva akabazo gatoya cyane k'umwana wanjye none urumva ibibazo bikomeye nk'ibi ngibi nabyihanganira imbabazi turazitanze ariko tuzitanze mu buryo bw'ibice mu matarange iza mbere turazitanze bwa izindi tuzatanga uko bizajya bigenda ntabwo twazitangira rimwe amagambo avuzwe aha ngaha yose ndakeka wayumvisha uzi ko ariwo nyirabayazana w'ibibazo biba muri uru rugo buri munsi ni wowe kibazo kuva naza aha ngaha umaze kunteza isereri kabisa ariko se shawe umugire ne koko papa njye nakoze ikikoni nose umuhungu wigeze ubona byibuze barigise bafite vuba ngo narwanye nabo yaramfasha arampondagura kandi ngira ngo wajyaga gusimbuka ibipangu by'abandi kugira ngo bigende nzi ko ninjira winjira uza gukora iki se muri rupangu wajyaga gukora iki mu rupangu rw'abandi muraziranye ko bigaragara ko nacyo mukobwa njye naramubonye neza afite aho ahuriye n'uwundi nabonye mu nzozi ibi bintu izo nzozi amaherezo yabyo ni ayahe koko ese papa sinakubwira ariko mwongeye bino bintu nyamara aho bifite bihuriye n'ubuzima tubayemo ubuse ko namubonye nkahita mwibuka ko ntari muzi ntawe namubonye mu mujyi nkahita menya n'aho ataha nkaba nzi yuko uwo muntu namubonye kandi bifite aho bihuriye ndashaka kureba uva mubwire rero ndumva warabaye umuhanuzi wabaye profete iyo profesi yawe sinzi aho ugomba uburyo ugomba washinze itorero ukibera pasiteri byibuze kugira ngo tumenye ngo wabaye umupasiteri tuba pasiteri noneho tubyumve ndumva warabaye umuhanuzi neza inzozi zabaye inzozi wakabije inzozi uriwe muhanuzi mu bahanuzi tuzi babaye urumva utamaze kuba nk'aba batekamutwe baba baza aha ngaha babwira abantu ngo
ngo mo warahanura ibintu bizaba ugasanga no gutera abantu ubwoba no gukanga abantu gusibye ibyo ngibyo hari ibindi baba bavuga imbere y'abantu. Rero amaze kuba umuhanuzi niko mbibona, ngako duhanurire inzapfa ryari. Izo nzozi zawe rero reka mubwire, izo nzozi zishaka ahantu zikira uzipfundikire, cyangwa ujya gushaka ahantu mu marimbi rusororo uzikure mu mutwe wawe, uzihambe mu mutwe wawe. Wowe buri munsi winjira mu buryo budasobanutse butanawitse. Ngubu uzi twatangiye ibihe uzi twahereye kugira ngo tuganire bino biganiro. Yesu mbwira ngo mu marimbi basi ntabwo bizongera ngo bari Ikigo akubone ntabwo bizongera iki. Ubone wajyaga gukora ingo z'abantu wenda kwikubita wenda kugu ahubwo sinzi njyewe sinzi sinabikubwiye. Wowe umbaze duteka wano uteka nijoro Philippe va mu maso. Genda naje niteke va mu maso. Ndakubwira ngo va mu maso. ntukabwire nawe wakoze ariko sha wowe Uragenda nakageza kwivanga mu butamure. Urabwira nawe. Abahera baza mu bugabo. muje kutuvangira mu kazi twari turimo, mu biganiro byacu twari turimo. Nose nk'uko baravuga ibikiko muramuzi njye nawe ndodaganira n'umuhungu wanjye. None tuba mwaganira ubu mwese muri kuganira cyangwa uri gutongana. Ucisha make ukavugana n'abana neza kanjye ikintu mvuga papa ariko njyewe bivuye nk'uko nabikubwiye. Reka mubwire sha siko mumaze kumenyera, ndabona mumaze birarenze none. Mbese wagucara ukadusobanurira. Ye n'umushija mu ngamarimbi nyine. Mumva ibintu byo kumenyera njye ntabwo menyereka, murabyumva? Ariko n'ubundi wakana mubwije ukuri. Ubundi se ari ndajya gusimbuka mu ngo z'abantu bari ndakugira ko mu byo wawe urimo haguruka mujye mu byo wawe urimo. Ese uno wanadusobanurira. Ndavuze rero nta mubikore ntabwo mubyumva munyumva, musubire mu mirimo yanyu mwari murimo murekane nanjye. Ako uzi ko mumaze kumenyera sha, uzi ko abo bana edikasiyo wabahaye mama w'Imana imirabica neza neza. Sohoka genda mu imbere ukavuga neza n'umunsi ibintu ko wari nerega nta hantu hatari ibibazo. Ahantu hatari se wowe uri kujya hehe? God, oh my God. Vimbere genda abantu baze biganire n'umuhungu wanjye ariko bite byawe. Uwo uzatuma umuntu amera nk'igisare mu umva. Reka nkubwire niba mutashaka mu rugo mumbwire njye nigende. Oya ntabwo hari icyo ngukorera basi nta kibazo. Mbasha. Ibigo byose biragaragara ko mama wanjye bifite umubare. Yabareze nabi pe. Iyi myaka mike yamaze hanze igihugu niyo ishobora gutuma muhinduka bene kakageze. Papa sinakora ko bitazongera nyine n'ibyabaye kandi ntabwo ndakeka ceceka. Mutajya kuneza ibibazo n'abaturanyi, mutajya kuneza ibibazo n'abantu ibintu ntarinzi ntarimenyereye. Ngaho uraza ukaza saa 5 z'ijoro, ngaho usiga wambara amasheni wabaye nk'umuhanzi nka cya cyara cya kirano kimeze nk'icyaha kidafite indoro cyagukubise. Dore ukuntu cyakugize, dore ndebera neza dore ukuntu cyakugize. Izo nzozi zawe wazifashe nuko mama nyoko yaje ndogoye. Zifata ugenda ushaka ahantu zitaba uzishyingure, ntuzojye kuzizana pe ubyibagirwe, tangira ubundi ubuzima bushya. Kandi nawe kubwiye ejo bundi ubwo twari kumwe ari hanze ndakubwiye izo nzozi zawe ni inzozi nk'izindi. Ntabwo uri profete, ntabwo uri umuhanuzi uwo ari we wese, twese turarota. Urumva nta gitangaza. Reka nkubwire inkuru
reka nkubwire inkuru y'umugabo waryamye ararota mu masegonda make cyane yari iminota nk'itanu. Umva ukuntu inzozi Imana ifite uburyo yazigennye. Yararyamye yisanga yahindutse umugore mu nzozi. Iwabo baraza agira umukunzi, araza kurambagiza, baza gufata irembo, barashyingira, barakwa, ibintu byose birarangira. Barangije baza no guca mu irembo. Barangije wa mugabo wahindutse umugore atwita amezi 9, arabyara. Amaze kubyara umwana arakura, yicura mu minota 5 arota inzozi z'imyaka. Mwumve ko inzozi ni inzozi. Dreams is a dreams, just a dreams. Umwana wanjye byo rero nta kibazo ndaze muri kabazi ndangije ikibazo cyane. Inzozi ni inzozi, sibyo? Ibyo muri gutekereza byose ni ibyo wahisemo nk'inzozi, nta bintu bizima, nta birenze, siko biri. Rero reka stressa mu bwonko bwanjye, mfite ibintu byinshi, mfite imishinga myinshi, hari ibintu byinshi ntarangiza, ibintu byinshi namanuye. Ubu ngubu nsaba kujya kudedwana, urumva? Rero we kumvuruga mu mutwe udatuma byangirika, gahunda zanjye zangirika. Ntabwo bisongera Kangiye njya kuryama kandi ntabwo nshaka, nta bashyitsi nshaka, nta rusaku nshaka, siko biri? Mose ko sifungura. Nda Mose. Jamani shaka. Teresa. Karibu. Oui. Oui. Garuka. Yendo woze bino bintera kuri iki cyuma. Amakuru. Amakuru ni meza. Karibu. Stars. Nani mwari muri aho se? Turashimira Imana. Nje kureba hiyo. Sanga soma yagiye. Sinimenya gahunda zo ko nta nubwo nsezera. Ndabyukana muri asanga yagiye. Ameze gute se? Ariko rero manishimye. Nabonaga ameze nabi kabisa atapfabukira. Ntabwo nzi byo ni umwana. Nanjye ntabwo namenye ukuntu byagenze. Ni igihungu kimeze nk'umuntu wagira ngo ufuka ungana gutya nawe umuntu wagira ubwoba. Ariko rwamuvunaguye. Ariko umunagura ahubwo twihagazeho umunagura mu makosa ye. Ese kuva ngo yuriye igipanga kwamo. Undi Ivan ariko njye narabivuze kuva mbere. Ivan azikuraho rwose. Yuriye igipangu wabamo imbere. Aguyemo imbere rero usanga bamwicira umeze nk'ipikisi. None se yari yagiye mu biki? Kuri uwo mukobwa? Mbona we yaramurose. Ariko si mama, Ivan ko ubundi afite umukobwa bakundana, uwo mukobwa yari agiye kumureba n'ibiki ku buryo arinda kurira igipanga agasimbuka mu imbere. Kamubwiza ukuri. Ivan ni inshuti yawe
mwana wanjye jya umwicara umuganirize umugire inama noneho ngo umukobwa ngo aranamukunda ngo yumva abana bana ndakunda undi uwo mukobwa akunda Ivan aho Ivan yaba ari umukunda se ariko se Ivan yabaye iteko iyo muganira uzabanze genda mwatari n'inzozi gusa ushaka kuba afite n'ikindi kibazo aho inshuti yawe mujye muganira uzamucaza hasi umugire inama none se Ivan yari afite n'umukobwa wundi bakundana aho kugira ngo bakundane n'uwo nguwo nabonye mushiki w'ubwo mpyisi ahubwo yakundana n'uwo nguwo nanazi nanjye muramubwira uwo mukobwa ni na mwiza hakuguze ukuntu bari bamwishe hakuze si we wamuzanye mugiye buriya nari nzi nabonaga yahwereye neza namusanze mu muhanda aryamye ubona nta n'urutege ameze nabi cyaje ahangaha nyirebye ndavuga nawe ubwo nuko atarapfuye n'amahirwe ikibazo nuko mwagize ngo ni njyewe mbifitemo uruhare cyane nyuma baje kwizana ahangaha barabivuga neza nyine nta ruhare bifitemo yarasimbutse aguyemo imbere bakigwa hejuru kiba kiramudeshye ariko umenya ari n'igisore icyo gihugu njye nabonye bimeze nk'impyisi kibarera ariko mama Ivan njyewe Ivan ntabwo nagize Ivan muramubwira ibyo bintu by'inzozi ahora yirukankamo ngo ajya gushakisha abantu atazi waramubwira ibyo bintu wabivuyemo ukaza ukiga ntekereza ko muri izo nzozi zuriya mwana wanjye ashobora kuba yisaburamo iburimo iburo yo mu mutwe muri kuvuga ese ubundi umuntu arota ibintu akajya kubishakisha njye narumira nk'ubu yagiye ntabwo ari uko aratubwira ati mvuye gushaka ibyo narose ariko Ivan ibyo ashobora kumukira ubwenge waramwakiriza iki se wamubajije mbese njye wakira njye ibyo nyakiza ko mufite ibyo ngomba kugenda bifite nta kintu nshaka njye nawe ndi kwihuta n'ubundi nabuze uwo nashaka garuka hano ubundi uhagaze yarahagaze yarahagaze aje kutubaza icyo twakihagaza Kaya mu gikari. uri kumviriza ariko Oya. Kaya mu gikari. oya aturutse hariya nyine akubwiye ko hano muri saro uzajya uhaza guhamagara si ukambagira ya mukobwa wanjye se nawe ubundi mama Ivan ntabwo ndi butinde hano ngiye kureba ko ameze ndamubwira ko wahageze ariko rero jya umugira inama ntagerega njyewe ntamugira inama mugira inama ubwire ko inzozi kuva kera abantu bose barutaga kandi ibintu ntibibe byo bya bindi mu banyarwanda bavuga ngo umuntu akabya inzozi none inzozi ni nk'ibitekerezo umuntu aryama nyine ni nk'utuntu wari gutekereza waryama tukagaruka mu ndoto mama Ivan icyo gihugu umaze kukibona byagenze gute reka yazanye na nyina hano n'icyo gikobwa kandi icyo gikobwa urabona ko kinashaje mu maso nabonye igihe kimeze nk'igifite n'iminkanyari azana na nyina n'icyo gihungu urumva nyine papa Ivan yarari ahangaha amuzi nawe amahane yajya gusimbuka ku kiribatana nkabona ariko nawe bari bujye mu mitsi n'imyitambiko nacyo ni igisore icyo kintu ntuzakibona ari bagiye kurufotora ese muzamwihorera agende nyine n'ibintu yakorera Ivan Ivan isura mu bintu ari mu bipangu ntabwo nyapfa kwivanga mu bintu byiwe nawe ntabwo ashobotse burya ari umunyamahanga njye namufasha ariko nanjye kubera ko cyaramubabaje kandi umubonye nawe watubwira nukuri Ivan ni inshuti yanjye ukuntu yamugize aha cyokora ukomeze umufashe mube hafi umuganirize ibintu by'inzozi yarose n'ibiki bimugize umusazi abyikuremo nzakomeza kumubwira mbere ko yahinduka ahubwo naza ndamubwira ko wahageze ko wanze kugira icyo ufata se nzamuryohera ahubwo iyo ufataho n'akamwe isoko agiye guhekenya oya ndi kwihuta hano ni iwanyu ubwo nuza ushobora uzaza ubifata murakoze sawa ndamubwira ko wageze cyangwa nawe mu telefone nahageze njyewe ngenda
yenda kumanga rimwe nibadakingura ndahita nikomereza rwose. Uhagaze aho ugeze uhareba kandi ntunanyegere. Urashaka iki? Nje kureba Ivan. Karebe kabone rubi. Ugarutse kumukubita se wagakubitwa n'inkubawe. Ubu ntago ndi nyoko gahambira. Urashaka kuzanyicira umwana? Akoreka mubaze ubundi. Ngeze kutakuta. Ufite gahunda yo kumwica? Ntabwo aricyo kitugenza bwe. Murakagenda mubirireho. Urashaka iki se? Ye narinje kumureba kugira ngo mubwire ngo I'm sorry. Kabwirwe inkuru mbi. Simeri kuvugana. Ziba ntabwo ndi nyoko niko nakubwiye. Yoroshye ukaba flexible. Mwiyoroshye hose kuko wari umpekuye. Nubundi reka ndabizi muracyafite misiyo. Ubundi undeka kubaza. Ubundi nihe gahunda mufite? Misiyo nitwaje batayi. Nitwaje ihe batame. Nihe batayi nitwaje kurya uvuga ngo mfite misiyo nyine. Uje se nanjye se urashaka kunduka cyangwa wanyu urashaka kumubita? Noneho ntawe uhari singushaka iwanjye ugenda ubwira na mushiki wawe ngo simukeneye mu buzima bw'urugo. Kubyo byose ni Ivan. Nyanya none uje n'ubuguru uti nje mpuye na nyina wa Ivan arambwira ngo arakwanga kuva ku kirenge kugera ku mutwe. Nawe ndakwanga na nyoko ndamwanga. Niga amatwi se baje. Ye bamatirije ngo nze hano ngiye. Ntibazongera kuguhatiriza. Mbona ari byo ndaza ndamureba. Nkubwiza ukuri. Ariko ntago naje kugira ngo ntombokere ngiye. Sibyo? Uretse nkubwiza ukuri noneho. Umushiki wawe nongera no kugutuma hano uzahita umukubita. Umukubite nkuko wakubise Ivan. Ago Brian ari nka Ivan meze. Sibyo? Ahubwo se mwakore kuba nka Ivan discipline byana wagira ngo ntibyareze. Nimubone muhagaze kuri uru rwego mugire ngo ntago mwana. Ndahagarare hejuru y'amarinde duhagaze wanyu se. Nanjye nkubwira ibintu nzi kuvuga bibi mu rundi ruri mutazi bigenze gute kugira ngo nyume. Ndashaka kukumenyesha ngo mushiki ninjye kumenya gushaka Ivan ugenda umumbwire ngo uzitumira ngo netungutse nyina mbwira ngo aratwanga yanga mama nimba naswari hose nimba nawe ndamwanga nimba napfuye nanga naho bamusimwe na mushiki we mwanga gutyo. Nimba noneho Ivan ari mu mubwire tuvugane ngiye nikomereza. Akomere ntago wagigira umwana wawe. Sibyo? Genda hoha. Basi umumbwire ngiye kamubare. Sibagwe kandi n'urwo rushwe rwatana kumva. Genda se. Mpamagara ubuyobozi. Meri genda n'uburinganire. Genda n'uburinganire. Gatsindwe. Saho bihera bihuma nk'ipyiza. Ntuzangarukire iwanjye. Amakuru uvuga nawe uri kuvugana nawe. Subira mu gikari. Nindese. Subira mu gikari. Ninde muvugana? Subira mu gikari. Ureba si subirayo. Bandi basanga ari umukobwa uri kubwira nabi. Ntaka n'umugabo ngo n'abana baje gufunguza. Bajya Kamurebe nyine. Nyine namwirukanye ko ntabwo nshaka abantu bafunguza hano bajya bazana imyaka. None se yafunguza bamubwira nabi. Ntabwo nshaka kubafunguza sinzabafungura ku ngufu. Genda. N'abantu bafunguzanye ntabwo nshaka abantu bazajya batufunguza niwe umuntu uri kumbuza. Ujya kuri yo. Mwihorera agende nagende. Nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo